tubanje kubasuhuza muri studio za RTV. Imana ibahe umugisha. Rero muri uyu mwanya udasanzwe wo kongera kwiga ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe tugira ayo mahirwe, duhaye ikaze mwese abajya badukurikira muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Rero tumaze iminsi twigana ijambo ry'Imana, ariko rikaba rishingiye mu gitabo cya mbere n'icya kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Tukaba tumaze iminsi twigana icyigisho kivuga ku bintu biranga urukundo. Nko ku cyigisho cy'ejo twizeye icyigisho kivuga ibintu urukundo rukora. Ntekereza ko hari byinshi mwungukiyemo, natwe twafatanyije kwigana ijambo ry'Imana. Reka rero nubwo tugiye gukomeza ku kindi cyigisho cy'uyu munsi, nabwo tubararike kugira ngo muze dufatanye mu kwigana icyigisho cy'uyu munsi, kugira ngo twese turusheho kunguka mu iterambere ry'iby'umwuka. Rero hano muri studio hari ndi Nigena Etienne, nkaba ntari njyenyine, nkaba mpaye ikaze na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert kugira ngo nawe aze dufatanye. Yego, murakoze kuduha ikaze muri studio za RTV. Ni karibu Liberateur. Rero tugeze muri ya masaha yacu tujya nk'uko bisanzwe twiga ijambo ry'Imana. Yego. N'ubundi turagarutse kugira ngo dufatanye na bagenzi bacu badukurikira kwiga ijambo ry'Imana. Kambanze nsuhuze abantu badukurikiye, Imana ibahe umugisha. Oya, rwose kubasuhuza byari bikwiriye. Yego. Kuko iyo haciyemo amasaha 24 burya bari menshi kongera kuza ntusuhuze abo dusanzwe tugirana ibiganiro, burya ntago biba ari sawa. Rero tugize nyine umugisha wo kongera kuboneka muri studio, nibyo gushimira Imana. Amen. Rero tumaze icyumweru cyose nubwo kitarashira turi kwiga icyigisho kijyanye n'ibintu biranga n'ibintu bigendanye n'urukundo. Yego. Nicyo turi kwiga kandi ni icyigisho cyiza nk'uko abadukurikiye bari kubibona. Ni icyigisho kidasanzwe. Abantu bakurikiye ibyigisho, hari ibintu byinshi tumaze kumenya ku rukundo. Twasanze urukundo uko twarutekerezaga atari ko ruri. Twasanze hari urundi rukundo abantu tujye twibeshyaho. Twasanze kandi urwo rukundo abenshi burya nta n'urwo dufite. Cyane ko twamenye n'ibyo rukora, tukamenya yuko urukundo twari dufite zimwe muri zo ntago zakoraga ibyo ngibyo cyane. Rero reka tugire uyu mugisha kandi tuzawubyaze umusaruro. Amen. Uyu mugisha wo kuboneka muri uyu mwanya twiga Bibiliya ni ibintu bidasanzwe. None tukaba twongeye kuvumburamo ikindi kintu tutari dusanzwe tuzi. Kandi Bibiliya tuyisoma buri munsi, ariko uru rukundo tukaba tutari dusanzwe turubona. Niyo mpamvu Bibiliya nyine ni igitabo cyanditswe n'Imana, kandi Imana ntago yagusondeka mu kwandika. Ibyo Imana yavuze byose ni ukuri. Rero uyu munsi tugiye kwiga icyigisho aho turaza kurebera hamwe ibintu urukundo rudakora. Ejo twari twarebye ibyo urukundo rukora. Uyu munsi none tuje ku mbusane. Ubwo ni imbusane y'icyigisho cy'ejo. Yego. Ubwo nyuma yo kumenya ibyo urukundo rukora, dukwiye kumenya n'ibyo rudakora. Ubwo turarikira nyine abaduteze amatwi n'iki cyigisho kugikurikira. Urumva ejo twize ibyo urukundo rukora kandi twarabibonye, twasanze ko urukundo rwose rwizera byose, rwihanganira byose, rwiringira byose. Ubwo tugiye kureba noneho ibintu urukundo rudakora. Reka rero mbere y'uko dukomeza tubanze dusenga Imana. Reka twubashye Imana dusenge. Uwiteka, turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Tugushimiye yuko ubana natwe. Turakwinginze ngo uzubane natwe no muri uku kwiga ijambo ryawe. Ibyo tukwakiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Rero icyigisho cy'ejo nk'uko twari turi kubivuga cyatubwiraga ku bintu urukundo rukora. Yego. Iki umunsi rero cyo gifite insanganyamatsiko y'imbusane y'icyejo, ibyo urukundo rutagenza gute rudakora. Rero tutarakomeza, ndumva twafata Bibiliya zacu n'abazifite badukurikiye nabo bakazifata kugira ngo tujyane muri iri somo. Ni urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya 13 umurongo wa 4. Haravuga ngo urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari. Iki ni ikintu cya mbere, urukundo rudakora. Yego. Noneho bagakomeza batubwira yuko urukundo ntirwirarira.
icyo ni icya kabiri Mm. rudakora. Ntirwihimbaza, icya gatatu rutagenze gute, rudakora. rudakora. Ntirukora ibiteye isoni, ubwo icyo ni icya kane. Mhm. Ntirushaka ibyarwo, icyo ni Mhm. icya gatanu. Mhm. Ntiruhutiraho, icyo ni icya gatandatu. Mhm. Ntirutekereza ikibi ku bantu, yego. icyo ni icya karindwi. Mm. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, icyo ni icya munani. Mm. Ahubwo rwishimira ukuri, amen. rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. amen. Ahantu rero harimo ibintu Pawulo yagerageje gusobanura ku rukundo, agaragazamo ibintu urukundo rutabasha gukora. Mbega mu miterere y'urukundo ntabwo ibi bintu biba muri kamere yawe. ntabwo rwahirahira runabitekereza. wapi. Ibi bintu tubonye bigeze kuri 7 hafi 8, Mm. ntabwo urukundo rwabikora cyane. bivuze ko n'umuntu ufite uru rukundo ntabwo ibi bintu byagaragara mu mibereho. ubu kugira ngo twipime umenye yuko uru rukundo rufite, ni ukubanza ukipimira kuri bino bintu rudakora. Yego. ukibaza uti ese urukundo rwanjye ntabwo rwirarira, ntabwo rukora ibi, ntabwo rukora ibi. Rero ijambo ry'Imana riba rije kugira ngo nitwigishe tumenye. ritwigishe, niba hari ibyo twagendagamo tutabizi dukosore. Rero niririje uyu munsi, iry'uyu munsi ni isomo ridasanzwe. Ni isomo ridasanzwe. Burya amasomo aba menshi, ariko hari isomo rijya riza ukabona ko rihebuje ayandi yose. Iry'uyu munsi naryo ndabona rihebuje cyane rwose. Rero ejo hashize twibanze ku bintu 7 urukundo rukora. uyu munsi ho biragera ku 8 urukundo rudakora. Urumva biraruta iby'ejo. Biraruta ibyo iby'ejo. urukundo rukora biruta ibyo rudakora. yego. reka rero dutangirane n'ikintu cya mbere. twabonye yuko urukundo rutagira ishyari. iki ni cyo kintu cya mbere urukundo rutabasha gukora, kugira ishyari. ese ubundi Etienne, mu magambo make cyangwa mu ijambo rimwe, kugira ishyari biba ryari? Ishyari uko ngewe mbitekereza, ni igihe ushobora kuba wabona umuntu hari iterambere runaka yagezeho, yego, ukamugirira ishyari ukavuga ati sha biriya bintu yaba ibyanjye. ibyo ni ishyari. njye nuko mbitekereza. none ko hari igihe bamwe bavuga bati hari ishyari ryiza, hari ishyari ribi. n'abadukurikiye hari abantu bari babizi nkanjye. ubwo riba ishyari ryiza ryari? riba ishyari ryiza igihe uvuga wabonye mugenzi wawe hari ibyo yagezeho, ukavuga ati nanjye Imana izamfashe ngenze gute bigereho. ariko igihe uwafashe bya bintu mugenzi wawe yagezeho ukumva byahita bibi ibyawe, ibyo niho bihinduka ishyari ribi, biza no kuvamo ibyaha ahubwo cyane. rero kuba rutagira ishyari, ubwo ni rya shyari ribi bari kutubwira, kuko nibyo urukundo rudakora. yego. nibyo bari kutubwira hano. rero aha ngaha nyamara hano yakoresheje iri jambo mu buryo bubi, nk'uko bimeze mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 7 ku murongo wa 9. ntacyo bitwaye kwifuza impano za mwuka, nyamara si byiza kugirira ishyari umuntu ufite impano nziza. ibyo bituma habaho kwirema ibice. bivuze ngo iyo ugize ishyari ribi, bituma mu itorero habamo kwirema ibice. niyo hataba mu itorero, no muri sosiyete zisanzwe abantu duhuriramo, yego, iyo ugize umutima nk'uwo rwose ntabwo bigaragara neza. ntabwo bigaragara neza pe. uhorana umushiha, wabona umuntu yitereye imbere ukumva wapi, ntabwo uri kubyumva neza. Imana itugirire neza kugira ngo ibi bintu bicike. niba hari n'uduteze amatwi uri kutwumva rwose, agerageze asaba Imana kugira ngo ibimukuremo. yego. icya kabiri batubwiye, ntirwirarira. se bura kwirarira ni ukwiyemera, ni ubwiyemezi. yego. ntabwo urukundo rwiyemera cyangwa yego. ubwo bari kutubwira yuko kwirarira ni bya bintu ushobora kwemera kandi bidahari utabifite. ntabwo rero ibyo bintu urukundo rujya ntabwo rubikora. umuntu ufite uru rukundo ntabwo rujya rwirarira, rwemera niba yemeye ikintu ubwo kiba gihari. rero aha ngaha ari kuvuga ko rutirarira, yavugaga ku gitekerezo cy'ubwirasi no kwifuza gushimwa n'abandi. Pawulo ari kubivuga, yavugaga ku bantu bakunda kwirata, cyangwa ugasanga arashaka gushimwa n'abandi.
ariko n'ubundi urumva iyo ashatse gushimwa n'abandi Eh. aba ashatse gushimwa n'abandi ariko ku bintu bidahari. Mm. Byanze bikunze niba ashatse gushimwa n'abandi ku bintu bidahari, Mm. amaherezo burya bazaseba, cyane rwose. kuko wese wabikura nyine ko ntabyo ufite. Ntirwihimbaza, icyo ni icya gatatu. Kwihimbaza icyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ibyande ni iby'Imana. none ni gute umuntu udafite uru rukundo abayeho ubundi? baba bashaka kwihimbaza gusa, ariko uru rukundo rwo ntabwo rwakwemerera kwihimbaza. urumva kino cyigisho ni icyigisho kidasanzwe. yego. tugomba gutekerezaho cyane, gushyiraho ibitekerezo byacu neza, tukumva umugambi nyirizina w'iki cyigisho cy'uyu munsi. hano hari amagambo ajya gutanga iyi mpamvu, hari ikintu yadusobanuriye. Pawulo ajya kuvuga ibi bintu cyane cyane yari ari kuvuga ubwenge ngo butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza, birengurira ku muntu wiyumvamo ko ari ingirakamaro cyane kurenza abandi. umuntu akaba yiyumvamo yuko nyine ari ingirakamaro, mbega adahari nta cyakorwa. yego. kandi abantu benshi muri iki gihe bareze bameze gutya, bafite imitima iteye gutya, kumva neza adahari ibintu byapfuye byazambye. hari n'igihe nanjye nkiri umwana, hari igihe najyaga ntekereza nk'ubu mpfuye isi ntiyahita irangira. isi ze yarangira kubera wowe. numvaga abantu batakongera gutekereza. isi izarangizwa n'uwayishyizeho. yego. ntabwo wowe waba udahari ngo nyine nabo aba bantu badafite uru rukundo, hari ukuntu tubasha kwihimbaza, ariko iyo umuntu yagize runo rukundo rwa Yesu ntabwo yakihimbaza. erega nibavuga urukundo nta kindi, ni amategeko y'Imana mu mutima w'umuntu. kandi n'ubundi ayo mategeko agaragaza imico y'Imana. urumva ni Imana muri wowe. mbega iyo ufite Imana muri wowe, n'ubundi uba ufite ibi bintu bari kutubwira biranga iki? urukundo. urumva imico y'Imana ibikuriho. mbega nuko Imana iteye mu muntu, yego, bigasohorezwa mu mibereho yacu. yego. ikindi rero, urwo rukundo rudakora, ntirukora ibiteye isoni. se buri ibintu biteye isoni ni ibi? ahubwo wadufasha ibintu biteye isoni. hari ibintu twita ibiteye isoni, Bibiliya ikunze kuvuga rimwe na rimwe, nanone Bibiliya ikavuga ngo ibintu by'isoni. yego. hano bari kutubwira yuko ubusobanuro bwinshi, nubwo bimeze bityo, muri rusange isobanura gukora ibinyuranye n'amategeko agenga umuryango mugari w'abantu. ubwo urumva ubunyuranyije n'iby'umuryango mugari w'abantu ugenze gute ukora, ndetse n'imico mbonera mu buryo bukojeje isoni, buteye ikimwaro, butiyubashye cyangwa budakwiriye. birashoboka ko Pawulo ari kuvuga ku myitwarire y'ubwirasi no kutagira ikinyabupfura Abakorinto bo mu rwego rukomeye bagaragarizaga abo mu rwego rworoheje. ubwo bivuze ngo abantu bari bakomeye mu gihe cy'Ikorinto bakoraga ibintu biteye isoni, bagakorera ibintu bibi abantu bari boroheje ba rubanda. uyu munsi bajya bavuga ngo hari ijambo bajya bakoresha, atuzi ko ukora n'ibintu umwana muto atakora. urumva niba uri umuntu mukuru ukaba ukoze ikosa n'umwana muto atakora, ukoze ibintu biteye isoni. mbega ubwo ni muri iyo sanse bashaka kwerekezamo. ubwo bivuze iki kuri twebwe uyu munsi? nk'ubu tugiye dutanze urugero, kubona umuntu w'umubyeyi yiyambitse ubusa, ibintu biteye isoni. ni ibintu biteye isoni. ni ibintu biteye isoni. ku myaka afite ntabwo yari akwiriye gukora, ntabwo icyo kintu wakimutekereza ko gukora ibintu nk'ibyo. urumva naho bari kutuganisha, batubwira ko urukundo rudakora ibintu biteye isoni. kandi iyo urebye mu bantu nyine usanga ibyo bintu bireze pe, bireze. ikindi rudakora bari kutubwira, ntirushaka ibyarwo. ubwo kudashaka ibyarwo ubwo bivuze iki? rero ibisa n'ibyo Pawulo yabaga ari kuvuga, yavugaga ko ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane mugenzi we. urukundo rwemera kuzibukira ibyo rufitiye uburenganzira kubwo kwitangira abandi. aka kantu urakumvise?
ukazibukira ibyo wari ufitiye uburenganzira kubwo kwitangira iki abandi. mbega ibyo wagombaga gukora kuko hari abo ugiye kwitangira uba ugomba kubireka. reba Yesu yemeye gusiga ngo ntiyishimiye kugumana kiriya cyubahiro yari afite. mbega mu magambo make ntirushaka ibyarwo ntabwo rwikunda. nicyo kintu bari kwerekezaho. ntabwo rwikunda. umuntu wikunda ni umuntu uba ushaka ko ibintu bye nyine ibyiza byose byaba ibye ariko abandi wapi. rero twihuse ikindi cya gatandatu ntiruhutiraho. mbega ntabwo ruhubuka. abantu benshi muri iyi minsi turahubuka, yaba ari abapapa, abamama, abasore, inkumi, abana. guhubuka byo rwose ni ikintu cyiza. hano rero Pawulo ajya kubivuga ibi bintu yashakaga gusobanura imiterere y'imbere y'umuntu yerekana ko umuntu urakara vuba iyo hagize umushotora. ibi bisobanuye ko urukundo rutarakara vuba cyangwa mu buryo bworoshye. nyine urumva kuri buri kintu cyose ntabwo rwihuta. mbega ubwo nicyo kintu bari kuvuga. rero umuntu wacengewe n'uru rukundo rubanza kubitekerezaho akabanza akayungurura akareba ibintu agiye gukora ko bishobora kuba bitari bugire ingaruka muri sosiyete, bitari bugire ingaruka kuri we, bikaba ngombwa ko ikintu cyose akora aba yabanje kugitekerezaho. ariko urumva hano biba bisaba n'indi mbaraga idasanzwe itaboneka mu muntu. iyo mbaraga nta yindi ni Kristo nyine ugomba kuba muri twe, kuko niwe ugomba kudukoresha ibi bintu turi kwiga. ikindi rero cya karindwi ntirugira inzika. iki kintu cyo kirakaze. abantu benshi twibereyeho dufite inzika mu mitima z'abantu batukoshereje, batugambaniye, ba bantu bakoze ibintu bibi tutababarira. inzika buriya icyo bashatse kuvuga yenda kugira ngo tubyumve. inzika twabivuga yenda umuntu yaguhemukiye, yego uramubabariye, agusabye imbabazi uramubabariye, ariko umubabariye utabikuye ku mutima. yego ukavuga ati nubwo mubabariye sinkubabariye. icyo kintu mu mutima nyine kikagumamo ntikivemo, ukakigura. yajya kureba nabi ukavuga ngo urongeye agahita yongera akabigora ati nabyiherutse gukora. urumva rero kino cyigisho rwose ni icyigisho cyiza cyane. icya nyuma rero bari kutubwira ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. mbega ngo ubone mugenzi wawe yaguye mu cyaha wumve ngo wishime unezerwe, wirirwe umutaranga hirya no hino ngo uzi ibya kanaka, ujyane amakuru ye uvuge n'ibitabayeho. urumva uru rukundo rwose ni urukundo nk'uko ku ngingo yo kuwa mbere, ku cyigisho cyo kuwa mbere batubwiye ngo urukundo rw'ingenzi. yego uru rukundo ni ingenzi kabisa. ni ingenzi kabisa kubera yuko urabona uri umuntu ufite uru rukundo hari ibintu bibi byinshi rumurinda, nk'ibi byo kugira inzika, kwanga kubabarira, kugira iki, ibi byose rurabimurinda. ahubwo agasigara ari umugira neza, ari umuntu wiringira byose. mbega uru rukundo niyo mpamvu batangiye batubwira yuko ari ingenzi cyane. uru rukundo ntirwirinda kubika ibibi by'abandi gusa, ahubwo ntirunabyishimira. igihe mu by'ukuri dukunda abandi ntitunezezwa n'amakosa bakoze, ahubwo dushaka uko twabafasha. amen. ni uko byagakwiye. ariko ahubwo dushobora no kuba abafatanyabikorwa mu kuyakora. ubwo urumva basoje batubwira yuko ahubwo rudashaka ko dushaka uko twabafasha. ariko uyu munsi iyo urebye ukuntu abantu tuteye, iyo umuntu ashobora kuba yenda yatekerezaga ibintu gukora ibintu bibi, bishobora no kumwereka inzira ahubwo yanyuramo ajya kubikora. ariko hano bari kutubwira ko rutishimira gukiranirwa kw'abandi. amen. rero ndumva twasoreza hano icyigisho cy'uyu munsi. dusoreje ku kintu cyiza cyerekana ko utishimira kugeza gute gukiranirwa kw'abandi. kandi gukiranirwa kwacu niko kwatumye burya Kristo apfa ku musaraba. urumva Kristo ntabwo yari yishimiye ko twakiraniwe. reka rero uwo utarishimiye ko abantu dukiranirwa, yego
azabe muri twebwe, amen, kuko kumutunga rwose ni iby'ingenzi. Ni nawe uzadushoboza gushyira mu bikorwa ibi bintu tubonye urukundo rutagenze gute, rudakora. Reka rero dusoreze hano dusaba abadukurikiye kugira ngo bajye badufasha gutuma ijambo ry'Imana rigera kuri bagenzi bacu. Ntekereza ko kubw'umurimo w'Imana ndetse n'umwuka wera ubana natwe, hari ikintu bizafasha imitima y'abantu bari ku isi, kugira ngo ubwo turi kugenda twegereza amaherezo yo gusoza ku isi turiho, hazaboneke abantu bakizwa n'ijambo ry'Imana. amen. Rero n'ubundi twatangiye dusenga, numva twasoza dusenga dusaba Imana kugira ngo idufashe muri uyu mwanya. Reka twubashye Imana twongere dusenge. Uwiteka, turagushimye yuko ubanye natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Udufashije kumva ibyo umuntu ufite urukundo wategetse rutabasha gutuma akora. Uwiteka, natwe tubashishe kutabikora, tugire urwo rukundo. Amen. Abadukurikiye bose ubahe umugisha, Mwami natwe uduhe umugisha, nibyo tukwakira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.